Mwaramutse neza nshuti bakunzi ba Kamera Gospel TV Show mu kiganiro cy'ubumenyi rusange mu iyobokamana. Muri kumwe na Jean Bosco gize iki kiganiro gitambuka kuri Kamera Gospel TV Show. Muri studio turi kumwe na Kamera uri kuri kubuhanga bwa kamera, niwe udufasha kubona aya mashusho yose mureba. Turimo turareba ku nkuru ziri muri Bibiliya zibyanditswe za buri munsi. Ni inkuru zidasanzwe, ariko kandi ushobora kuba warazumvishe uzisomye mu gitabo cy'ijambo ry'Imana Bibiliya. Tugiye kureba inkuru y'umugabo witwa Joseph. Abantu benshi baramuzi. Turayireba tufashishije itangazamakuru rigezweho rya internet, nubwo twumvamo amajwi atandukanye, ariko turashaka kuvuga ku kijyanye n'inkuru za Joseph. Batangira batubwira ukuntu Yosefu avuka mu muryango w'Abayakobo, kandi ko Imana yamutandukanije n'abagize umuryango we kera cyane, hari hashize igihe kirekire badahura. Ntabwo bisanzwe, umugabo udasanzwe witwa Jacobo agaragara nk'urubuto rudasanzwe mu muryango wo kw'Abayakobo, aho Imana yamuvanye umuryango we kubw'impamvu. Yari ifite impamvu yamuvanyeyo, aho yagiye akajya kuba wenyine, ariko kugira ngo bizahinduke ikihe kidasanzwe. Yari afite abavandimwe rero, ariko umuvandimwe we yari yihariye kuko yari umwe mu bantu bagiraga inzozi zidasanzwe. Inkuru ye tuyibona mu gitabo Intangiriro 17 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 10. Ndagira ngo tuhasome igice cy'Itangiriro, igitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 37 kuva ku murongo wa mbere kugera ku murongo wa 10. Aravuga ngo Yosefu atoneshwa na se, bene se bamugirira ishyari, nuko aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru nirwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruba na bene Zirupa bo kwa mukase, akajya abarira se inkuru z'ibibi bakora. Turatangiye tuvuga inkuru z'umusore witwa Yosefu. Uwo nguwo tubona mu nkuru zo mu bice 27 cyacu kugera ku murongo wa 10, ariko tubonamo inkuru z'ukuntu na Yosefu yagiye aba umuntu udasanzwe. Yabaye mutoni kuri se, kubera ko yakunda kumubwira amakuru y'uko bene se birirwana nawe bameze, uko babayeho, uko ibyo bakore bari mu gasozi baragiye. Izo nkuru rero tugumya tuzireba, kandi Yakobo by'ukuri yari umwisirayeli, yari umuntu udasanzwe. Icyo gihe cyose yabaye muri icyo gihe cy'Abisirayeli, yari umuntu nawe w'umurwanyi. Icyo gihe rero hariho icyo nakwita ikiragano cya Yakobo. Ikiragano cya Yakobo cyari kidasanzwe, kuko cyakurikiye n'ikiragano cya Yosefu wabaye udasanzwe nawe. Mu gihe bari bagiye mu Abisirayeli, tubonamo inkuru zidasanzwe ku Bisirayeli, kuko hari icyo bakoze kidasanzwe nacyo tuza kubona kuri Yosefu. Imyaka 17 Yosefu rero yaje kujya nawe mu bandi bashumba, nk'uko twabibonye. Tangira kuba umushumba, yagirana na Nafutali na Gadi na Basha, ndetse n'abandi bahungu bose babanaga bo kwa mukase. Papa we yari umugore wa kabiri ngo nyine abana baragiranaga nawe. Yosefu rero yarushaga imbaraga, yarushaga umutima wo kugira ukuri muri we. Afite abandi bavanywe mu Yakobo, yarafite kandi we yari asanzwe, kuko yababwiraga kenshi, yari atandukanye nabo, kuko yababwiraga amakosa birirwaga bakora. Murabizi amakosa y'abashumba. Abavandimwe rero ntabwo babyishimiraga. Abavandimwe babonaga ko ari umuntu udasa nabo, babonaga ko ari umuntu ubarega cyangwa se utabamerera neza. Ariko ntibyabujije ko Yosefu agumya kuba umuntu n'ubundi, nk'uko yari asanzwe afite itandukaniro nabo, yagumye kugaragaza itandukaniro nabo mu buryo budasanzwe. Igihe cyaje kugera, Yosefu arota inzozi. Iyo nzozi azirotorera barumuna be, azirotorera bene se, azirotorera abavandimwe be, ariko ntibyabagwa neza. Ntibabishimye, ntibanezerewe. Ikintu bakoze, bamwanze, barushijeho kumwanga cyane, kubera ko babonaga inzozi ze zari zigamije kubereka ko ari we ubarusha ubutware, cyangwa se abarusha. Nibwo yarotaga rero imitwaro
yose yarose ngo ica bugufi iramwunamira, hanyuma hasigara we uhagaze. Byari ikimenyetso cy'uko ari umuntu uzabayobora, ari umutwaro uzabayobora muri bo. Abandi baravuze ati ariko Karosi nawe ibyo wigize Karosi we, ibyo wigize maze tuzarebe, ntacyo uzagira, ntabwo uzaba umutware wacu, tuzabyemera, ntibishoboka, ntabwo ari we mukuru, ntabwo ari uzaba umuyobozi wacu. Murabizi byose n'ubu ngubu bibaho mu bavandimwe, hari igihe umuvandimwe avuka abandi bakamwanga cyangwa se bakamumerera nabi, ariko niko bigomba kugenda. Byahagarariye aho kandi yarongera arota izindi nzozi, aho yarose bamubwira agaragara arota ari we muntu ufite imbaraga ziruta izabo. Ubuzima hariho igihe abavandimwe bawe batakumerera neza, ntibakumve neza kubera ko ishyari rikura ahantu hose, ariko biragaragara ko Yozefu yari umusore udasanzwe, yari afite inzozi zidasanzwe. Aha niho yongeye kurotera inzozi abavandimwe bababwira ati njyewe narose mbona inyenyeri zose zari 11 yanjye ya 12 iranyubamye zica bugufi. Hanyuma bose bamwirukanira kure, bamubwira ati genda, izo nzozi zawe urota buri munsi utubwira ibintu bidasanzwe ntabwo tubishaka, genda wowe wigize umuntu udasanzwe muri twebwe, ntabwo tukifuza. Ikintu kigaragara ni uko Yozefu yamaze kurota, amaze kubereka yuko Imana yamutoranyije kugira ngo azabe umuyobozi wa bene se nk'uko Imana yabigambiriye. Kandi koko tubisoma muri Bibiliya, uyu mugabo yari yaravukanye imbuto, nuko tubivuga mu Kinyarwanda yuko umuntu yavukanye imbuto, buri wese agira uko yivukira, umwana wese arivukira. Imana yamuhaye kuzayobora bene se, nubwo bamusuzuguraga, nubwo batamwumvaga, ariko kuki Imana yatoranyije Joseph kugira ngo abe ariwe uhinduka navuga ko ari umushumba wabo cyangwa se umuyobozi wabo. Nuko Imana yaje kumwimura rero, nta gisobanuro na kimwe tubona impamvu Imana yabikoze gutyo, ariko ikigaragara no ko uyu mugabo Joseph yaratoranyijwe kubera ubuntu bw'Imana, kuko yari umugabo utinya Imana, umugabo wubaha Imana, akubaha n'ababyeyi, akagaragaza guca bugufi. Ndagira mbabwire ko bana batoya ni ngombwa guca bugufi, ni ngombwa kubaha Imana, ni ngombwa kugendera ku mabwiriza yo kubaha Imana, kuko biguhesha umugisha hagati imbere y'ababyeyi. Bibiliya iravuga ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uyu musore yubahaga ababyeyi be, nawe yari uko byari bimeze. Mu kintu kigaragara nuko yubahaga Imana, ntabwo yumvaga ko Imana ari ikintu kiri aho gusa, oya, yumvaga ko Imana ifite favor, yumvaga ko Imana imuha ineza, imugirira neza. Rero Yozefu byamuhaye guhirwa imbere y'Imana ndetse n'imbere y'ababyeyi be. Ndagira ngo nkubwire yuko uteze amatwi, ndagusaba gukora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane gukora subscribe, ni inkunga ikomeye cyane gukora share iki kiganiro mu gihe kikunejeje. Ni ukuri niyo nkunga yonyine tugusaba, kandi ni ikintu gikomeye kuri twebwe, ntabwo bigoye cyane. Kumanura urutoki rwawe gatoya, ukora kuri subscribe, wangiye ukora kuri share, nk'abantu babiri inshuti zawe, mu by'ukuri waba utugiriye neza, kugira ngo turusheho kubona urukundo rwanyu mwebwe badukurikira, ndetse tuzagenda dukosora n'aho yaboneka amakosa amwe, ariko twumva twifuza ko aricyo twakosora. Turakomeza ku mugabo witwa Joseph waje kwakira ubuntu bw'Imana, agiriye nezwa n'Imana. Nukuri iyi neza y'Imana yabaye kuri Joseph, ntago yari yazuye ubusa, yari umuntu udasanzwe, yari umuntu waga Imana. Yagiye atsinda ibigeragezo byinshi, aho yatsinze ikigeragezo cyo kuryamana n'umugore wa Potifari, hanyuma amutsinda yemera kujya muri gereza, yemera kuba umuntu w'intwari, yanze kuryamana n'umugore w'umutwaro ukomeye, yaramukoreraga akamunezeza, yakoze ibishoboka byose kugira ngo aho yari ari byose bigende neza. Ku gice cya 12 kugera ku gice cya 16 nibwo muri Bibiliya tubonamo batwereka ukuntu Yozefu yatoneshejwe, ukuntu Yozefu bamugurishije, ukuntu Yozefu yaje amanyuma kugurishwa, ikintu cyose yahoraga cyari umugisha, ukuntu yari umusore udasanzwe, ariko byose agenda bitsinda. Hari inshuti ze zidasanzwe, ariko buri gihe yari umunyakuzubaha mu buryo budasanzwe. Ndagira mbabwire yuko mu buzima busanzwe yubaha bene bavandimwe bawe, kubaha abandi bantu, ukagira umutima wo guca bugufi no kwihangana, nta hantu kurutagera. Imana ifite umugambi wo kukuzamura mu gihe cyose ufite umutima nawe wo guca bugufi. Yozefu nibyo byamurangaga.
yatinyaga Imana agaca bugufi. Urasabwa nawe guca bugufi ugatinya Imana, urasabwa guca bugufi ugatinya Imana, urasabwa guca bugufi ukubaha Imana, kuko Imana yo gahunda yayo ku buzima bwawe ni ukugira ngo ikugirire neza nk'uko yabigiriye neza. Kugira ngo wuzuze umugambi w'Imana rero ugomba guca bugufi no kubaha Imana, ugatinya, ntugire uwo urenganya, ntugire uwo ugirira nabi. Ibi bintu bizakuzamura nuramuka uciye bugufi imbere y'Imana, nuramuka ukunze abavandimwe bawe ugaca bugufi ukagendera mu nzira yo guca bugufi no kwihangana no gukiranuka, bizakugira neza. Umugore wa Potifari rero bashatse ko baryamana, arabyanze, amusigiye umwitero nk'uko tubona muri Bibiliya, yamusigiye umwitero arirukanka aragenda. Ariko umugore kugira ngo adaseba ahitamo kuvuga ngo yamfashe ku ngufu, yashatse kugerageza kumfata ku ngufu. Yozefu afungwa imyaka myinshi, ageze mu gihome yagiriyemo nabwo umugisha, akajya avura abandi bagenzi be bafunganywe. Ariko nanjye nimusohoka nyamuneka muzanyibuke. Imana itakwibutse nta muntu wakwibuka. Yozefu byarangiye rwose batamwibutse baba bandi, ariko hari ijambo ry'ubuzima ryamukomezaga, yakomezaga kwiringira Imana ya Isiraheli, Imana ya se, Imana yo kwizerwa, Imana yo kwiringirwa. Uyu munsi nawe ushobora kuba ufite abandi bantu mwakuranye, mwazamukanye, batakuguye neza ubuzima bwawe, bakugiriye ishyari cyangwa se bakwangiye ibyo ugeraho cyangwa ibyo ushoboye gukora kubarusha. Ariko humura, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Yozefu ni umugabo w'ibihamya, ni igihamya cy'uko ari umugabo udasanzwe, wakoze ibidasanzwe. Yanze kuryamana na muka Potifari we nyirabuja, arabifungirwa mu gihome. Yagiye asobanura inzozi z'abatware benshi cyane, ntacyo byatanze kuko igihe cyari kitaragera. Ariko Imana yaje kumwibuka, bigenda neza. Bwa nyuma yaje gukora umuti, aho mu mvugo y'ubu ngubu niko dusanzwe tuvuga, yakoze umuti, agira inama umukuru w'igihugu mu buryo budasanzwe, amugira inama y'uburyo bashobora gukemura ikibazo cy'inzara. Inzara yari imeze nabi, inzara yari iguye nabi, mu biturutse mu nzozi yarotoye z'umwami, abandi bose zari zabananiye. Hanyuma Yozefu aza guhembwa, aza gushimirwa, ahabwa ikuzo, ahabwa icyubahiro cyo kuba umutware no gucunga finance y'igihugu yari arimo cya Egiputa. Hanyuma Imana imugirira neza. Bene se rero baje kuzajya guhaha, kubera ko inzara yari yateye mu bihugu byose, bagiye guhaha bahurira na Yozefu. Uburyo Imana icyo yakuvuzeho ntaho cyajya. Ntaho kizajya icyo Imana yakuvuzeho. Buri muntu mu buzima bwe Imana yakoze igikomeye kuri we, kandi ntaho cyajya. Buri gihe Imana icyo yakuvuzeho ntaho kijya, nubwo cyatinda, nubwo cyageragezwa n'abantu benshi kukirwanya. Turabizi twese, hari abarwanya imihamagaro, hari abarwanya inzozi z'abandi, hari abadashaka gushyigikira imihamagaro ufite. Ariko Imana y'ubwayo izagushyigikira kugeza igihe bizasohora. Byaje kurangira rero Yozefu n'ubundi afungwa, ava muri gereza, ajya gusobanura inzozi z'umwami. Bamuhemba kuba umudasanzwe, umunyakigega w'igihugu cyose, ubwo twabyita Minisiteri ya Finance. Ariko byaje kurangira kandi yitwaye neza mu kibazo cyari kuzamara igihe kinini cyane, cyari kuzazengereza igihugu cyane, ariko akitwaramo neza. Imana yaguhaye ubwenge, ifite impamvu yabuguhaye. Nta shyari, nta bibi bindi byazamo ngo byivanga bikuvuze kugera ku byo wakoze, ku byo wavuzweho n'Imana. Abakurwanya ntabwo barwanya ubwiza bw'Imana bukuriho, abakurwanya ntabwo barwanya igitinyiro cy'Imana kikuriho, abakurwanya ntabwo barwanya gahunda y'Imana ifite ku buzima bwawe. Byarangiye rero bene se baje. Muri Bibiliya turabibona cyane ko byagenze, senari uko zagenze. Ushaka kumva neza birambuye, tubona mu gice cya 39 kuva ku gice 16 kwa 12. Byaje kurangira rero Yozefu mu by'ukuri challenge zose yaciyemo murazibuka, nagenze ivugaho cyane mu buryo bubanza. Yabonye igitangaza, abona bene se yari yaribagiwe, bene se bari baramwibagiwe, ariko ntiyari yarigeze bibagirwa. Yagiye kubona abona baje guhaha. Inzozi se zasohoye igihe yari amaze gusurwa muri gereza, amaze gusohora inzozi z'umwami mu buryo budasanzwe. Hanyuma ahinduka igitangaza, abantu bose baramumenya. Nibwo yaje gushyingirwa umwana w'umwami. Rero ntuzagire ubwoba bw'ibyo ucamo bigoye, ibibazo ucamo, intambara ucamo, ari igihe zarangira, kandi zizarangira n'ubundi ubonye ibyiza, ubonye uburyo bwo kubaho, ubonye uburyo bw'imibereho, ubonye indishyi y'akababaro y'ibyo wanyuzemo. Yozefu amaze kuba minisitiri rero, abavandimwe byarangiye baje n'ubundi izasohoye inzozi
baje kumupfukamira nyuma y'uko yari amaze gukorana umupango wo kubereka ko bamwibiye impeta igiciro kinini cyane. Barabatangira kugira ngo bamenye, yashaka kugira ngo arebe ko ise yazamugeraho. Nuko ubwoko bw'Abayisiraheli bwageze rero mu Egiputa, hamwe bwakoze uburetwa, hamwe bwakoze imirimo y'agahato, byari byarasutse kuri icyo gihe cyose uko byagenze. Buri munsi Imana ifite uko ipanga ubuzima bwawe, wowe icyo kuba ni kimwe gusa: izere Imana, yiringire, uyihe ubuzima bwawe, ibindi byose izabikora. Ndakurarikira kumenya kudukurikira wowe udukurikiye nonaha, kandi ndagusaba kugira ngo ukore subscribe, hanyuma uko ugenda ugerageza kubana natwe, ugerageza kuduha inama, ugerageza kudukorera share n'inama idasanzwe ukoze ku buzima bwacu. Urakoze, tuguragushimiye. Mwari kumwe na Bosco kuri Kamera Gospel TV Show. Imana ibahe umugisha. Umwaka muza muhire.